ikindi mbere kuvuga ariko narivuze ngo yatubereye umuhogi. Ego Yesu wa Nazareti narivuze ngo yatubereye umuhogi. Iri teraniro ririmo abantu yaba yarabereye ubuhungiro, nibura ngo bamubwire bati data ntabwo warinze ibigwari ngo bayihe amashyi bayibwire bati watubereye umuhogi. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ati ineza y'Imana iducumye iminsi, ineza y'Imana iducumye iminsi. Ikaze nsoma ijambo ry'Imana babwire, ikaze nsoma ijambo ry'Imana bukeya mbabwire ukuntu Yesu tugiye kumuhesha icyubahiro. Umuntu mwicaranye munyeganyeza umubwire uti Yesu ntagasuzugurwa uhari. Mbega Imana niba Imana niyo kayicishe n'ijisho binyuze iwawe. Imana niyo kayicishe n'ijisho binyuze iwawe. Ntabwo bazanyura kwa Kazungu, ni ukuri kw'Imana hazanyuraho mutesi. Ko nta muntu wanteranya n'Imana, ko nta muntu wanswanisha nayo. Kandi Uwiteka ndagushimiye wagiye aho abantu batagera. Nta muntu wajya no gusenga ngo ahirike ibuye ngo azahirike wowe Imana ikigufiteho umugambi. Ntabwo bishoboka rwose. Twisomere ijambo ry'Imana, twisomere ijambo ry'Imana muri Yesaya ibice 46, hanyuma dusome umurongo wa 3 n'uwa 4 wonyine, hanyuma uze kutuyobora mu gikorwa cyiza tugiye gukora. Ariko tubanje twumva ijambo ry'Imana, kandi umushumba yatwigishije neza iyo Imana izatugirira neza nidukora neza. Mbega twigishe ku bintu bijyanye no gukora. Ngeweho rero ijambo numvise umwuka arishize muri jyewe kuvana namenya ko nzaza hano. Nakomeje kugenda ndasenga, nta nubwo gihata abantu gufashwa. Ikintu kizakwereka ko urugo rukennye n'urusura, uzasanga inyanya zisumba ibishimbo, urwo rugo ruzaba rukennye. Muzarucunge ruzaba rukennye rwose. Niba uri kurufasha uzarufasha, nusura abantu ugasanga inyanya zisumba ibishimbo, uzabasenge. Ubundi inyanya ntabwo byari ibyo kurya by'abantu, byari ibyo kurya by'inyoni. Ariko kubera inzara iri kugenda itera, abantu bari kwibanda ku nyanya, niyo mpamvu nababwiye ngo irondo byivanze n'ibisambo. Hari igihe umuntu ari kubwiriza abapende ukagira ngo ni irindi dini ryaje gukorera mu kibanza cy'abapende. Kubera abantu niyo mpamvu biravuze ngo abubu turabagereranya dute. Ariko abayoborwa n'umwuka nibo bana b'iki n'imbere y'Imana ishobora byose sinayibeshe. Iri jambo narikuye ku Mana kandi isome rwose, ntabwo nayibeshera ihari. Muri nayibeshera ngo mumpiki mwambiki ngo mutarenda kuntegera ko n'itike nyifitiye ko nduye hafi. Muri nayibeshera ngo bigende gute? Ni ukuri kw'Imana ijambo narikuye kuye. Haleluya. Reka nisome Yesaya ibice 46 dusoma umurongo wa 3 n'uwa 4. Hari ijambo rivuze nimunyumve mwanzu ya Yakobo mwe, namwe barokotse bo mu nzu ya Isirayeli mwese, abo nahetse mukiri mu nda nkabaterura mukivuka, nkabageza mu zabukuru, ndiwe muzarinda imvi ziba uruyenzi nkibaheka. Ninjye waremye, ninjye uzaheka, ni koko nzaheka kandi nzajya nkiza. Amen. Ndi kumwe n'abarukorera. Kandi isomere hano hirya menya, kandi isomere hano hirya. Ese muri kugira ngo nsobanure iby'umushumba bamwe namwe barokotse bo mu nzu ya Isirayeli mwese, abo nahetse mukiri mu nda nkabaterura mukivuka, nkabageza mu zabukuru, ndiwe muzarinda imvi ziba uruyenzi nkibaheka. Ninjye
ni koko nzaheka kandi nzajya nkiza. Amen. Na ine bivuga ngo Imana itegeke amaboko afite ibyawe abirekure. Kumenya bagakorera Imana itegeke amaboko afite ibyawe abirekure. Wafasha kubwiriza ukanyeganyiza umuntu muri kumwe ukamubwira uti Imana itegeke amaboko afite ibyawe abirekure. Nuko mufashije ngo Imana itegeke amaboko afite ibyawe abirekure. Shamenya mwebwe nta maboko afite ibyawe. Arahari nabirakure. Aba bantu bise nta maboko bafite akazira. Aba bagabo nta maboko afite ibyawe. Imana itegeke amaboko afite ibyawe abirekure. Abirekure. Mana yanje. Komana yanje we. Sinababwiye ko nibwo tuyisenge Jean Baptiste nuko bakunze kumita akazungu kandi nubwo nirabura ni mwiza nabitewe n'izuba ryambaho. Buri muntu wese riragira izuba rye. Narice kubabwira ngo Imana itegeke amaboko afite ibyayo abirekure. Ariko noneho njye muranyobere Imana ibitegeke cyangwa ntibitegeke. Imana itegeke amaboko agufitiye ubukwe ayarekure. Imana itegeke amaboko agufitiye akazi akarekure. Imana itegeke amaboko agufitiye abakiriye ayarekure. Imana itegeke amaboko abafitiye alubumu ayarekure. Imana itegeke ariko byabagirana ni amashyi cyangwa wirorere ariko Imana itegeke. Hanyuma rero mwebwe yemwe mwanzu ya Yakobo n'abarokotse bo mu nzu ya Isirayeli mwese abona hetse yashimira Imana izi guheka umwana na nyina igaheka umwana na se na nyina na sekuru na nyirakuru na nyirakuruza ikabahekana. Hari abantu yabana hetse oya yaheka umugabo se ufite ubwana yaheka n'umugore utwite bagera no kwiseta ikabagoresha mu mugongo. Mwebwe abona hetse. Mwebwe abona hetse kabaterura mukiri mu nda. Njyewe nzakomeza guheka kugeza imvi zibaye uruyenzi ntibaheka. Koma ntabwo urugero maze gasoza. Uri ndabizi ko kubwiriza saa saba bigora. Uretse ko abantu bamaze kumera nka rushe. Ngo n'ubu Imana idutegetse amasengesho y'iminsi itatu kuba yasare muri kurya. Kubera ko abantu basigaye baratinya amasengesho kandi nta kindi kimanura amatangazo usibye amasengesho. Hanivugire rero ku bantu Imana yahetse. Hanyuma iyo Imana iguhetse iyo umubyeyi yahetse umwana mubanze mu nyumva ariko mumurikire kometero ari gutambuka akaba ariwe mumureba. Umuhungu wa mushumba nawe ari gutambuka abantu bakaba bati umuhumure ntamumurikire. Iyo umubyeyi afite umwana akamukubita mu mugongo bakajya mu rugendo, icyambere afata ishakoshi, mu ishakoshi agashyiramo akadomora k'igikoma. Akana akadomora n'akantu k'agateremusi. Mwateye imbere koko, mwamaze gutera imbere nawe. Narivuze akadomora, narivuze iby'iwacu mu giturage. Hari igihe bafata akadomora k'akaritiro bagashyira mu ishakoshi, hanyuma umwana yarira bagafungura k'akaritiro bagasuka mu mufuniko ubundi bakamuha. Hanyuma rero icya kabiri aba afite n'akantu k'akabisi. Icya gatatu aba afite n'akantu n'agakira k'akantu k'akarangeti, akantu k'akarangeti. Hanyuma akagira kandi kantu muvuga utundi twose tuba mu isakoshi. Mwebwe ntabwo mwabahetse. Akaba afite akajegezo. Hanyuma yambara iyo umwana agize gutya akarira nyina amukurayo akabanza yamusomya kuri cya gikoma. Yamara kumusomya ku gikoma agahita amuhereza ku kintu bita akabisu.
cyangwa igikati cya deri. Ese nabo bihembaga abana bya bikate bya desi. Hanyuma yamara umwana atanyurwa agakuramo akanyunyu araza akavuga ati okasha. Hanyuma rero yumva ibyiza byo guhekwa n'Imana. Imana yakuburira na bisuko yakujyana ku rugendo ukagenda urira inzira yose. Nabajijwe ikibazo rero kivuga ngo ari uhetswe ari n'uhetse, iyo bageze aho bikomeye ninde wisobanura? Nugize gutera imbere y'Imana ishobora byose, izi umutima wanyu ninde wisobanura? Uhetse. Mwese turemerekanye ko uhetse ariwe wisobanura? Aho umuntu muri kumwe munyeganyeza tukuri kwisobanura urahetse. Oya, turi mu mugongo w'Imana. Turi mu mugongo w'Imana. Urasabwa iki niba uhetswe rero? Urasabwa kugumisha mutuguru. Dore mbese ko mutangiye kundeba, iyo umubyeyi ahetse umwana ikintu cya mbere asabwa kumufumbata, yarangiza akagumisha mutuguru, yamara kugumisha mutuguru akagabanya umunwa. Niba muvuga ko Imana ibahetse rero mukavuga ko ibiciro byazamutse, muceceke. Ubahetse ashoboye kuvugana n'ibiciro. Noneho niba ubahetse mumwizeye, mureka abarozi babitega mu nzira. Ubahetse ntafatwa n'ibirozi. Ubahetse niko ateye. Uduhetse afite imbaraga z'umurengera. Kamihorere niba mudafashijwe muzifashe. Ese mbagireke afite imbaraga z'umurengera, yakunyuza utakwinyuza, yakunyuza ababyeyi batakunyuza, yewe no mu mishuri. Uguhetse ayikandagira ikibini kazungu, naho umpetse arabishoboye. Suri ijambo ry'Imana sirishoboye. Hari impanda ngiye kuvuza se hano. Hanyuma rero mwumva ikintu gikomeye. Uduhetse muri Covid yaratugaburiye tutari kujya no gukora. Hanyuma mwarimu Tito yampaye invitasiyo, namwe arayibaha. Avuga ko uduhetse afite ikibazo igasaza. Shuka inzu ye imaze kuba umusaka, hanyuma imvura iri kugwa ikagwa mu nzu. Neza mureke ko ntari umusatuzi, ko ntari iki, ndababwira ibintu bigaragara. Kandi n'imibare nahoze ndi kuyikoraniza n'umufundi, maze tujya mu mibare. Tito yabwiye ngo ntabwo abizi neza. Ndamubwira niba hari abantu Imana yahetse ikabubakira, niba hari abantu Imana yahetse ikabarihira amashuri, ubu barayoberwa imibare kandi Imana yaragiye iduheka. Hari mwebwe nta myate mwigeze. Nyagura wamu ntabwo njye imyate ni ibiki. Ubura nta myate mwigeze kwisubira. Hanyuma niba nta myate mwigeze se, mwigeze murara mu birago. Mukatureba abantu barayibira mu Mana yacu. Siko muri benshi. Hanyuma rero reka ibyo tubyihorere. Byaranderetaga bizi ngo ni umukobwa, ariko bizanatereta n'isi. Hanyuma rero Imana ikatubwira iti nzabagirira neza. Nibagirira neza namwe muzazirikana iyo neza munkorere. Hanyuma nabwiye Imana ngo kugukorera turacyabikunze, ngo dukomereze amaboko. Amen. Mwebwe abo mwahetse, ibintu bitatu bituma umuntu akorera Imana, abandi batayikoreye, kaba ari byo mbabwira basorezeho tujye muri iyo mibare. Hanyuma ikintu cya mbere gituma umuntu akorera Imana cyangwa agafashwa abandi batafashe, icya mbere ni ukubara umubare w'impfu wasimbutse. Umuntu mwicaranye bahaye agaporomosiyo ntimusakuze cyane, mwongorerane mubaze udusimbutse zingahe uri ku Imana. Bimwongorera ariko nta kibazo, mubwira niba usimbutse zingahe, ntubaze zo kwiseta. Niba urubare izo wabonye usimbutse zingahe, izo zigutere gufashwa, zigutere kubyina, zigutere gukorera Imana. Ni ukwibuka iminsi ya kera, ukavuga uti nibutse iminsi ya kera, uramburiye amaboko.
mbonye bakeya ariko nta kibazo. Imana ifite abantu wayarambura utayarambura. Imana ntabwo yabura abantu. Bara bose bari kugenda bavuga bati Imana twibutse iminsi ya kera barahari. Ikindi cya gatatu gituma umuntu akorera Imana abandi batayikoreye ni ukuzirikana ko Imana imigisha ufite ariyo yayiguhaye. Ukavuga uti imigisha yo mu gakiza k'Imana kubwo umuntu narayihawe. Imana ihabwa icyubahiro. Amareka muranga hanze hubwo umuntu yaba ari kubwiza mukamuzanira amazi nawe mutayabahaye. Yes, hanyuma rero nashingiye ku kintu kimwe gikomeye nashingiye mwe mu by'imibare nakoze. Navuze ariko uru rusengero ko rukeneye gukingwamo ibirahure. Umuntu ku munsi woroheje ahahisha nibura amafaranga ngaha. Reka mbibaza ababyeyi babahaha woroheje bagatanga ngo yahaha ukeneye ikimana. Buriya nawe ntabwo yibuka ku isoko. Uyu yaravuze ati nibura bitanu. Uyu yaravuze ati nibura bitanu. Abagabo muheruka gutangira si nibura umuntu woroheje yahahisha nangahe ku munsi. Uyu waravuze ko bibiri. Mana we naza kohereza guhaha akarya saa sita nimugoroba. Gahoma uyu waravuze ati ni bitatu. Aba bajamasi ba capati nyinshi. Uyu waravuze ngo kuke akoresha igihugu sasa tukabesha ko bari noneho n'ubwo uyu muntu wahisha bine ku munsi nuko iminsi 365 urasanga ashobora guhahisha 604 hanyuma rimwe miliyoni imwe n'ibihumbi 460. Ngaho umuntu mwicaranye maze ku mwaka ayakuraje. Ubundi ku mwaka ayo ngayo yakuraje. Ibyo biguteye gufata kuri iyo miliyoni uzana ibihumbi 10 cyangwa 20 cyangwa 50 hanyuma dushire ku nzu y'Imana. Hanyuma icyaka naje gutekereza umuntu bafatiraga agapfukamunwa bamucagaga 10 byose cyangwa ni 2. Mwese muremera ko ni 10 mukayatanga cyangwa mukiga mwaratanga. Hanyuma rero ubu tugiye gukora iyo mibare. Niba mwaratangaga 10 babafatira agapfukamunwa ubu 10 murabyima Imana ibihumbi 10 murabyima Imana. We ubare ko bagufatiye agapfukamunwa. Nabonye ukamba yarumwe nawe sinzi we yagiye n'umwe ari undi wa kabirira mu bacungi. Ngaho rero nyeganyeza umuntu mwicaranye tufatiwe agapfukamunwa ku mu nzu y'Imana. Bakeneye feri 30 zaya madirisha n'inzugi. Ubwo Imana yabura abagabo 30 bakinga aya madirisha n'inzugira. Iterano rimena guta yabura abagabo 30 cyangwa abagore 30 cyangwa abasore 30 bakinga aya madirisha n'inzugi. Hanyuma iyo feri imwe igura ibihumbi byiza 45. Mu nyumvi mu mugisha Imana yaguhaye ukuyemo ibihumbi 45 urahomba wibuke kugingagiza. Reka da hanyuma hano hejuru bakeneye feye 60 kandi feye imwe hano hejuru igura ibihumbi 80. Ibyo byose dushizemo masitike dushizemo mendevure twarebye dusanga hakeneye miliyoni 6 n'ibihumbi 800. Hanyuma nahoze ndi gukora imibare. Ubu Imana ifite abagabo beza n'abagore beza bazirikana ibyo yakoze, ikagira abasore beza bafite icyerekezo, nibura bashoboye gutanga ibihumbi 100 ikabona abantu 68 n'umuhita gicamuka. Ibiterano bingana gutya. Noneho murebe coga wambaye 45 amasogisi n'igihumbi
ikositimu ni 45 abaye ngaya, ishati ni 15, karuvati ni 5, tachi ureba amafaranga uri kugenda ariko mukagira Imana oya ureba amafaranga uri kugenda. Hari umuntu wigeze avuga ngo njyewe ngo ndi umukene ngo ntacyo natanga, urwanye n'undi akamukura iryinyo amuriye 50,000, none ufite amenya ngahe mukana se mukanara apana yose muri miliyoni 600 kuzana amaserihani ni ikibazo. Njyewe bikamara isoreza, hari ab'Imana yagaburiye, hari ab'Imana yambitse, hari ab'Imana yubakiye amazu, hari ab'ijyanishije heza, hanyuma tugiye kwibwira ngo Mana dushingiye tukanashinganisha abana bacu n'imiryango yacu, natwe twiyemeje ibi ngibi. Agira abantu banyegera mureke ngira amagambo make, agira abantu banyegera bazirikana iby'Imana yakoze.